Muraho neza nshuti zacu bakunze ibiganiro byacu. Aka kanya rero turakwifuriza ikaze mu kiganiro cyarengera ubuzima, aho uyu munsi turaganira ku nkuru iri kuvugwa kenshi cyane, iri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho bari kuvuga ku bahanzi babiri, Vestina na Dorcas, abahanzikazi bakunzwe cyane mu muziki wa gospel mu Rwanda. Iyi nkuru rero turayihuza n'ubuzima bw'ibivugwa kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza imiterere n'imihindagurikire y'ubuzima, cyane cyane ku mubiri w'igitsina gore. Turaza kubabwira kandi ibintu 10 bishobora gutuma umuntu utwite inda iri mu kigero cyo twita premier trimestre cyangwa se mu gihembwe cya mbere, ibibazo ishobora guhura nabyo, gishobora kuba cyabiteye nuko ashobora kwitwara kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Bana natwe rero, ubane natwe amasaha yose, umwanya tugiye kumara, dukomeze twunguke byinshi, wumve byinshi biri bufashe ubuzima bwawe. Ni muganga Theophila muri kumwe nk'ibisanzwe mu kiganiro rengera ubuzima. Ku bijyanye n'imihindagurikire y'ubuzima bw'umugore uraza kumenya byinshi cyane bitandukanye. Mu minsi ishize rero abakunzi b'abahanzi babiri Dorcas na Vestina bagiye babavugaho inkuru nyinshi zitandukanye, babavugaho ibintu bitandukanye, rimwe na rimwe bimwe iyo tubyumvishe twe tubyita ko ari inkuru z'ibihuha. Gusa hari akavideo kagaragaye ku rubuga rwabo kagaragaza aba bahanzi umwe muri bo atameze neza ubwo bajyaga mu gitaramo muri Vancouver, aho bari bagiye gutaramira abantu muri icyo gihugu. Akaba ariho abantu benshi bagiye bahera bavuga inkuru zitandukanye, rimwe na rimwe twita ko ari biwa kuko ntago bo bwite bivugira bigeze bagaragaza uburwayi afite, gusa bagaragaje ko nyine afite ikibazo cy'ubuzima atameze neza. Ku mbuga nkoranyambaga rero havuzwe byinshi by'ibihuha, hatangwa amakuru menshi atandukanye, gusa kugeza ubu abamureberera cyangwa se bo ubwabo ntago baremeza uburwayi arwaye, gusa bemeza ko atameze neza. Natwe rero dukomeze tumusengere, tumusabire, Uwiteka akomeza abane n'abariya bana, abakobwa beza, ababyeyi beza bari kuririmba, bari kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Aha rero niho tugiye kuganira birambuye ku mpinduka umuntu ashobora kugira ku mubiri. Ese biterwa n'iki? Ese ni uburwayi? Muraza kumva neza uburyo umuntu ashobora kugira impinduka mu mubiri, yaba njyewe yaba wowe, buri muntu wese impinduka ziza bitandukanye. Hari igihe rero umuntu agira impinduka zirimo nko gucika intege, kuribwa umutwe, kumva ananiwe cyane, guhindura isura, bikaba rimwe na rimwe ntaho bihuriye n'indwara ikomeye. Cyane cyane nko ku gitsina gore, ibi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, harimo n'imihindagurikire y'imisemburo, ibyo twita hormonal change. Ikindi kandi turebye nk'abagore batwite inda iri munsi y'amezi 4, bimwe twita ko bari muri premier trimestre, ubwo ni mu gihembwe cya mbere, ni igiyanda ifite ukwezi kumwe kugeza ku mezi 3. Aba bantu bari muri iki gihe umubiri wabo urahindagurika, bakagaragaza imbaraga nkeya, ugasanga bananiwe, mbese wamwitegereza ukaba wanabona ko arwaye, ariko ubu ntago bari uburwayi, nyine ni imihindagurikire y'umubiri, uko umubiri uba ugenda uri guhinduka bitewe n'umwana uri mu nda. Ikindi usanga abantu bamwe bameze gutya batwite inda zikiri ntoya n'imitekerereze ihindagurika, ababibonye rero bakabifata nk'uburwayi cyangwa se ibibazo bikomeye. Dore rero bimwe mu byo umugore utwite inda iri mu gihembwe cya mbere agomba kwirinda. Nukuvuga ngo nimba utwite inda ikaba iri muri cya gihembwe cya mbere, ibyo twita premier trimestre, hari ibintu ugomba kwirinda kugira ngo umwana akure neza ntahure n'ingorane z'ubuzima. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda ni inzoga n'itabi, na cyane ko inzoga n'itabi bishobora gutera kuba umwana ubwonko bwe bwagira ibibazo, cyangwa se bigatera ibyo twita itabi rigatera ibyo twita lower birth weight, kwa kundi umuntu ashobora kugira akana gato mu nda katujuje ibiro byasabwe, nyine umwana akazavuka afite uturo duke cyane, atujuje bya biro bigenwe umwana agomba kuvukana, ibiro 2 na 500 kuzamura.
icya kabiri ugomba kwirinda ni ikawa nyinshi cyangwa se ibikize kuri kafeyine. Ibi bikize kuri kafeyine bishobora guteza umuvuduko w'amaraso cyangwa se bikagabanya iron mu mubiri. Icya gatatu ugomba kwirinda ni ibiryo bidatunganyije neza. Bimwe batetse n'ibishye neza, byaba bishobora kuba birimo amamikorobe bikaba byateza ingorane. Ikintu cya kane ugomba kwirinda ni ugufata imiti utahawe na muganga. Umugore wese utwite mbere yo gufata imiti aba agomba kuganira na muganga, muganga akamenya nimba iyo miti koko nta kibazo iri buteze ku mwana, na cyane ko hari imiti myinshi igira ibibazo bikomeye cyane ku mwana. Icya gatanu, irinde kunywa amazi mabi. Amazi mabi urumva uri kongera mikorobe, ushobora kurwara za kolera, ukarwara diare, kandi izo ni indwara mbi cyane ku mugore utwite, especially uri muri premier trimestre. Icya gatandatu, irinde ibintu birimo impumuro zikaze. Abantu bitera amaparfume ahumura cyane mu buryo bukaze, hari amasabune runaka ahumura cyane mu buryo bukaze, nimba nyamuneka utwite inda mu gihembwe cya mbere uyirinde. Icya karindwi, irinda akazi kavunanye. Umugore utwite agomba kuryama akaruhuka, agomba kwirinda ibintu bivunanye, gutwara imitwaro ivunanye kuko bishobora guteza ingorane zikomeye wa mwana uri mu nda. Ikintu cya munani, irinde stress n'umunaniro ukabije. Nukuvuga ngo mu gihembwe cya mbere icyo twita premier trimestre, stress ishobora gutera unbalance hormone. Nukuvuga ngo ni hahandi usanga imisemburo nyine iri kwangirika, iri kubangamira umwana. Ibyo rero nabyo kuba bibangamira umwana ugomba kubyirinda. Ikindi kandi uba ugomba gusinzira neza, ukaruhuka bihagije, ugakora agasiporo koroheje, rimwe na rimwe kandi ko kugenda urugendo rw'amaguru buhoro buhoro nabyo byoroheje. Hari n'abagore b'abasirimu bakora ibyo twita yoga ku bagore batwite. Hari tekinike bakoresha yoroshye ku mugore utwite ku buryo bifasha umwana uri mu nda. Ikintu cya 9 ni ukwirinda kurya ibiryo byinshi birimo amavuta menshi n'isukari nyinshi cyane, kuko ibi bishobora gutera diabete gestationnelle. Iyi ni diabete y'abagore batwite, nibo bakunze bayirwara, nta bandi bantu bayirwara. Diabete gestationnelle irwara abagore batwite. Ibi rero ko warya ibinyamasukari byinshi cyangwa se ibinyamavuta menshi bishobora kuguteza ikibazo cyo kurwara iyi diabete. Ni byiza ko mu gihe uri muri premier trimestre ugomba kurya ibikungahaye kuri proteine nziza nk'amafi, soya, inyama zokeje neza, ukibanda ku mboga n'imbuto. Mbese ibi bibasha gufasha umwana gukura neza. Ikintu cya 10 rero ari nacyo cya nyuma noneho kinatangaje, nuko ugomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kenshi cyangwa se ikozwe nabi. Nukuvuga muri aya mezi 3 ya mbere umubiri w'umubyeyi uba utari stable, uba nyine utameze neza, ufite ibibazo byinshi, na cyane ko umwana aba arimo kwiremarema. Ibi rero iyo hakozwe imibonano mpuzabitsina nabi cyangwa se kenshi bishobora guteza ibibazo bikomeye ku buzima bw'umwana. Ni byiza kandi kuganira na muganga igihe uhuye n'ingorane z'ubuzima, igihe wumva ububabare bukomeza, uba ugomba kuganira na muganga akagufasha. Nyamuneka rero wowe utwite inda iri mu gihembwe cya mbere, rya neza, usenge, unywa amazi menshi, uruhuke bihagije, uryame amasaha yagenwe hagati y'amasaha 8 kuzamura. Biba byiza rwose iyo uryamye ukaruhuka, n'umwana abasha gukura neza. Ikindi kandi igihe wumva ufite isesemi, igihe wumva ufite ububabare ukumva byanze kugabanuka, gana muganga aragufasha akwiteho wongere umererwe neza. Tuvuye rero kuri izi nama maze kubaha zijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi igihe atwite inda iri mu gihembwe cya mbere, reka twigarukire ku nkuru y'abahanzi bacu rero Vestina na Dorcas, aho inkuru zagiye zicecekana ku mbuga nkoranyambaga, nyamara zivuga inkuru rimwe na rimwe badafitiye ibihamya. Reka rero twivugiye ko atari byiza kuvuga ku muntu inkuru idafite gihamya, inkuru itizewe, na cyane ko batwigiriye ko atameze neza gusa. Ikindi kandi twakora ni ukwibuka ko buri wese ubuzima bushobora guhinduka mu gihe runaka. Uyu rero niwo mwanya mwiza wo gufatanya nabo gusenga, tukabegereza Imana, tugakomeza kubafasha
kumva ko bari kumwe n'Imana kandi bagakomeza kubifuriza kumererwa neza. Nk'abantu bakunze kwita ku buzima, buriya bakora igikorwa gikomeye cyane, bagira uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'abantu binyuze mu ndirimbo, na cyane ko hari igihe umuntu ashobora kumva yahungabanye atameze neza, ariko yakumva ziriya ndirimbo zabo zivuga ubutumwa bwiza, ubuzima bukongera bugatuza, umuntu akamera neza. Aho kugira ngo rero tubavuge inkuru z'ibihuha, inkuru zidafite aho zishingiye, ni byiza ko tubasengera, tukabakunda, tukabashyigikira, hanyuma kandi nanjye munshyigikire abakunzi banjye, mukunde abantu, mukunda ibiganiro bivuga ku buzima, nyamuneka mubane nanjye, mukore subscribe abatarayikora, mukore share ku nshuti zanyu. Ngira ngo inama y'umunsi nabahaye mwayumvishije, aho mugomba gukurikirana umudamu utwite iri mu gihembwe cya mbere, mukamenya ibyo agomba, mukamenya ibyo agomba kwirinda, mukamenya n'ibyo agomba kwitaho cyane. Reka dukomeze rero twubaka ubuzima, reka mukomeze mubane nanjye, mukomeze mwumve ibiganiro, mukomeze mwakira ibitekerezo byiza bivuga ku buzima. Namwe munyandikire muri komenti, mumbwire ese mubyumva gute, ese niki mubona cyahinduka, ese twongeremo iki, ese tuvuge ku kindi mukunze kugira ngo nacyo kibashe kubagirira akamaro. Turi kumwe rero mu rugendo rwo gusobanukirwa, rwo gukunda no kwita ku buzima. Hanyuma kandi nawe komeza wite ku bwawe ugendeye ku nama zacu nziza tuba turi kuguhereza. Ni muganga Theophile mwari kumwe mu kiganiro Rengera Ubuzima.